aho yararyamye, imbere yaho yararyamye hari basirimo amaraso, ari cyo kintu. Ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mwakoze subscribe kuri Real Vibe, bisanzwe nge nitwa Eric wacu. Tudatinze rero, umugore wo mu kigero cy'imyaka 30 wari usanzwe acumbitse mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe, akarere n'aka Kicukiro, abaturage cyangwa se abaturanyi be bamusanze mu nzu yapfuye. Ese nibiki byaba byinshi cyangwa se niki cyaba kihishe inyuma y'uru rupfu rw'uyu mubyeyi wari ukiri muto wo mu kigero cy'imyaka 30? Nibyo tugiye kurebera hamwe hano kuri Real Vibe. Mbibutse neza ko uramutse ukanze kuri ako kabuto kanditseho subscribe, inkuru zacu zizajya zikugereraho ku gihe kandi bucece nta ubimenye, bitabaye ngombwa ngo utumutwe ngo ugiye gushakisha ngo amakuru ari kuvugwa mu Rwanda cyangwa se nayahe makuru ari gutrendinga, nayahe makuru agezweho mu Rwanda. Ahubwo uko dushyizeho ikiganiro ukibona mu bambere. Hano ni kuri Real Vibe, nge nkitwa Eric wacu. Reka turebere hamwe ibijyanye n'iyi nkuru y'uyu mubyeyi yababaje abantu bose. Uko byagenze rero muri icyo gitondo cyo ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2024, abaturanyi babyutse mu gitondo bagiye kureba, babona urugi cyangwa se urugo uyu mudamu yaracumbitsemo aho ngaho mu kagari ka Busanza hari gutumba isazi cyangwa se hari isazi nyinshi ku muryango. Uko byagenze rero, abaturage bakomeje kugira urujijo, bibaza ibyaba bibiri muri iyo nzu cyangwa se byaba biri gukurura isazi. Bahamagara inzego zibanze zitangira kwica urugi. Mu kwica urugi rero basanze umubyeyi ari mu nzu ameze nk'umaze iminsi yarapfuye, ariko iruhande rwe hari ibase yuzuye amaraso. Ese ibase yuzuye amaraso ishatse gusobanura iki? Cyangwa se n'uyu mubyeyi yaba yazize iki ko yasanzwe mu nzu yapfuye n'ibase yuzuye amaraso mu nzu ye? Icyo ni ikibazo. Hano ni kuri Real Vibe, nibyo tugiye gukurikira. Abo baturage rero bakomeje kuvuga ko bishobora gukekwa ko cyangwa se bikekwa ko uyu mubyeyi ashobora kuba yapfuye mu gihe yageragezaga kuba yakuramo inda, dore ko bivugwa ko yari atwite inda y'amezi 7 n'abandi bana 3 yarasanzwe afite, cyangwa se yari yarasize iwabo mu cyaro kuko yari yaraje i Kigali gucuruza cyangwa se gukora mu kabari, aho ari wo mwuga wari usanzwe umutunze, cyangwa se yarasanzwe akora mu kabari aho ngaho mu murenge wa Kanombe. Rero inzego z'ubugenzacyaha cyangwa se ziperereza ziracyari gukora iperereza ngo zirebe icyaba kishe uyu mudamu, naho umurambo wajyanywe ku bitaro bikuru kugira ngo hakomeze hakorwe isuzuma ry'icyaba cyahitanye uyu mudamu mbere yuko yaba yagira gute yashyingurwa. Nuko nguko byaje kugenda. Rero abaturage bakavuga ko uyu mudamu mu gipangu yaratuyemo ntabwo yarasanzwe avugana n'abantu, cyangwa se nta bantu yarasanzwe avugana nabo mu bo bari baturanye. Buri wese yabyukaga ajya muri gahunda ze, cyangwa se buri wese yabyukaga ajya muri mu kazi ke nk'ibisanzwe nta kuganira. Akaba ariyo mpamvu ashobora kuba yarapfiriye mu nzu abantu ntibabimenye, kubera ko nta busabane cyangwa se nta busabane yarasanzwe agirana n'abaturanyi be. Ibi byose byababera isomo rero. Ni byiza ko mwajya muturana, bwacya mu gitondo ukavugisha, cyangwa se byagera nimugoroba ukavugisha abo mubana mu gipangu, kuko nta wamenya, ushobora kugirira ikibazo mu nzu abaturage cyangwa se abo muturanye ntibabimenye. Hano ni kuri Real Vibe, hano ni ahantu hambere ushobora gukura inkuru. Nge nitwa Eric wacu. Nizere neza ko iyi nkuru mwese muyirangije. Abatarakora subscribe, mukoze subscribe, mujye mukomeza mubane natwe. Ushaka gutanga igitekerezo ugishyiraho ngaho muri comments, ugakanda no kuri like. Ewana, ibintu bubikoze neza cyane. Hano Imana ibarindane n'imiryango yanyu mwese, kandi ikindi ibongerere imigisha ivanze n'amafaranga menshi cyane. Ibibazo by'abatiba umuntu tutazi kubona byaba ari ibibazo, nubwo bashakishije urusenya urugi kuko rwari rufunze. Baje kurusenya rero
bajyamo bajya kureba basanga umuntu yarangije gupfa ashize nk'iminsi ngahapfuye. numvishe ko aho yararyamye imbere yaho yararyamye hari basirimo amaraso ari cyo kintu bahera bavuga ko ari inda yabamuhitanye. Njyewe nahageze bambwira ko nyine yakuyemo inda ari ugukuramo inda nyine aricyo yazize. Ikimenyetso bambwiye nuko nyine ari uko basanze amaraso mu ibasi bavuga ko yarigeze mu mezi 7 ubwo urumva rero yishe. Subscribe now.